Tuje Abanyarwanda aho muherereye hose mu bice by'igihugu, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, bari mu burasirazuba, mu burengerazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe namwe Banyarwanda muri diaspora, mwe muduhagarariye nk'aba ambassadors ariko mutabigize umwuga, ndabasuhuje mwese mugire amahoro y'Imana. Iyi ni Pan African TV rero yaje kugira ngo ibagezeho amakuru y'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage ndetse showbiz, ikongeraho ndetse n'amakuru ya politiki ndetse n'utundi mu bibera ku isi ya none. Njyewe rero ubasuhuza ni Pan African TV, nje ngira ngo tuganire kuri topic ivuga ngo ni kuki amakimbirane akomeje kurangwa mu muryango wacu nyarwanda. Impamvu ni iyihe? Umuti ni uwuhe? Rero turahera ku isesengura ryakozwe na Pan African TV, tureba impamvu ibitera ndetse tunarebe n'iki gikorwa cyangwa se cyakorwa kugira ngo umuryango nyarwanda buri muntu wese yibonemo mugenzi we. Nta yindi mpamvu rero Pan African TV yabonye, iya mbere ni uko baba barasezeranye ivangamutungo rusange cyangwa se risesuye, noneho mu gihe cyo gutandukana cyane cyane ku ruhande rw'umugabo cyangwa se umugore, umugabo akaba yavuga ati njyewe ntabwo nshaka kugabana n'uyu mugore ibintu nashatse, dore nubwo twasezeranye uyu mugore ariko yaraje ansanga mu rugo, njyewe imitungo nari nyifite, so rero ntabwo ndi bugiye kugabana nawe iyi mitungo. Ugasanga aratsimbaraye ndetse rimwe na rimwe akanga gushaka divorce kugira ngo atandukane n'uwo mugore. Amakimbirane rero akazagera aho wa mugabo yica umugore, nubwo tutavuze ko abicana mu muryango ari abagabo cyangwa se abagore, ahubwo usanga mu mpande zose birimo, ndetse ugasanga abagore bo bafitemo uruhare rutoyi, niko twavuga. Mu rindi sesengura twakoze, twasanze bamwe mu nzego z'ibanze kugeza ubu ngubu batakemura ikibazo bakinyuze mu mizi kugira ngo barebe neza, bamenye n'iki gitera amakimbirane, ese arakomoka ku ki ndetse umwanzuro ni uwuhe, cyangwa se byakemurwa gute ku buryo burambye. Kuko akenshi iyo wumva aho umugabo cyangwa se umugore yavugije mugenzi w'ubuzima, baba bakubwira ngo twari tubizi, bari bamaranye iminsi amakimbirane, ubuyobozi bwabagiriye inama, ariko ugasanga muri make nta kintu bakoze ngo aya makimbirane akemuke. Biba ngombwa rero ko nk'abayobozi bareberera abaturage bakagombye gufata uruhare rwo gukumira aya makimbirane. Ahandi usanga umugabo niba ari we yatse divorce, ndavuga hamwe na hamwe, usanga inkiko zitayitanga. Urugero turarufatira ku rubanza rwaciwe ndetse rukanasomerwa mu rukiko rwisumbuye rwa Musanze, aho umugabo yaregaga umugore mu bujurire, umucamanza akarangiza avuze ko ubwo butane ntabwo atanze, kandi muri make umugabo amaranye n'umugore we imyaka 5 batabana, aho umugabo we atangaza ko aba i Kigali kuva muri 2014, umugore nawe akaba aho ngaho i Musanze. Rero sinzi niba twabifata ku ruhe rwego cyangwa se twabirebera mu yihe ango, gusa ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ndetse n'abacamanza bakwiye kujya bareba icyakumira ko umuntu umwe yakwambura mugenzi we ubuzima, kuko twese twaremwe n'Imana ndetse tukwiye kujya dutaha ducyuwe n'Imana aho gucyurwa na bagenzi bacu. Iyindi mpamvu rero twakoreye isesengura ni impamvu rimwe na rimwe ijyana n'umuco nyarwanda cyangwa se norms ndetse customs, ibyo aho dusanga ko umugabo aravuga ati njyewe ntabwo nshobora gusezerana n'umugore w'ivanguramutungo cyangwa se ivangamutungo muhahano, bitewe n'uko abantu bavuga ngo uyu mugore ntabwo dukundana, simukunda. Ugasanga agize complex, noneho za complex zikazaza kuvamo cya kintu cyo kuzajya gutandukana, agasanga we asa n'uwifunze, kandi muri rusange yaragombaga kuba yari afite option yo kuba yahitamo mu gihe yajyaga gusezerana. Rero si ku mugabo gusa n'umugore, hari abagore bafite imitungo myinshi ku buryo usanga mu gihe cyo gusezerana basezerana ivangamutungo risesuye,
ndetse bazajya gutandukana ugasanga hajemo ikibazo cyo kujya kugabana ya mitungo. Icyo twagira inama rero twagira abantu ni uko abantu bose babana mu mahoro, bakabana mu bwumvikane, ubwuzuzanye ndetse n'uburinganire, ariko byaba byanze nyine bagatandukana kuko ubuzima buba bugikomeza. Iyi ni Pan African TV, icyo twabasaba ni uko mwakora subscribe, share ndetse na like, ziba zikenewe kugira ngo muzajye mubona notification uko dushyizeho inkuru nshyashya. Mukomeze mubane n'Imana nzima.